mbiteke kininge mu mutwe numve ko birimo neza niyo naba mpumumirije nabiririmba ariko zigagira utuntu tw'udukoryo twinshi ngo biteke ininge ari ibyo ntari nafata mu mutwe nk'ibyanjye usigagira utuntu turyoshye rimwe na rimwe uti mbitekinike ntabwo rakanuvuze ngo mbitekinge mbitekinge mu mutwe cyangwa bon appétit namwe ariko ntabwo ari ngengenye basubiza gute merci beaucoup bon appétit rwose tunakunjagara musayi gwa Yesu uriro nakunjagara musayi gwa Yesu kubangana burungi uriro nakunjagara musayi gwa Yesu uriro nakunjagara musayi gwa Yesu uriro nakunjagara musayi gwa Yesu kubangana burungi uriro nakunjagara musayi gwa Yesu Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Parce que c'est bon, parce que c'est bon. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Parce que c'est bon, parce que c'est bon. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Akona Faransa ukubisemo uti chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Parce que c'est bon, parce que c'est bon. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. ndagusuje cyane mwifurije ibiye byiza ndetse kugubwa neza nicyo nifuriza abakunzi ba Steve Rwanda ndizera ko mumeze fresh byahatari nubundi nk'ibisanzwe iteka ryose tubazanira ibintu bimeze neza ndi kumwe na Gogo Glorious numwe mu bahanzi kazi bagezweho mu Rwanda ndetse akaba numwe mu bantu bakunzwe kuri TikTok nandi atandukanye ubwo ni imbuga nkoranyambaga ariko nanone by'umwihariko duhuriye muri restaurant arimo arafungura ariko nanone ntibyatubuza kuganira Gogo Arame umeze neza ndaho ndashebe ariko ufite agasatsi noneho ngweke abona sahare cyahindutse cyahindutse se ndabona ari bisanzwe niko muryoherwe namwe ariko ntago tubaheje nanjye nze kuryaho rwose Gogo nubundi nibyo rwose kwimana ntago ari ibintu byiza cyangwa se kuba igisambo ngira ngo uri ku meza ubwo abantu babibonye abatabibonye mukomeze kwihangana ariko ababibonye namwe muryoherwe ni Gogo Glorious afite indirimbo nshyashya Gogo indirimbo yawe nshyashya niyo tugiye kuganiraho ubwo waba uyiziho aricyo wigeze uyumva ya ndirimbo ariko uziko aririmbwe n'abazungu ntuziko abazungu bayisubiyemo ayisubiyemo nabonye n'uwitwa Zucu wo muri Tanzania umugore wa Diamond nawe yarongeye ayisubiramo ubwo yarabashimishije mbega mu magambo make yarabashimishije niko Gogo meze neza ariko ese Gogo kuki watinze gukora iriya ndirimbo Blood of Jesus kuki watinze Burudi kuki watinze kuyikora numva nanone ngo buhoro buhoro nirwo rugendo numva ngo buhoro buhoro nirwo rugendo ntago nari bubirangirize rimwe nanone ubushobozi bwabanye bukeya bituma ubwo rero ngenda gake gake
ni Imana yonyine igenda ibimfasha mose narinze ko nabiriya nabigeraho. Ariko Gogo abantu benshi bati Gogo azi indimi ukanya nakubwiye ngo bon appétit basubiza ngo iki bon appétit nanya nagusubiza wansubije gute bon appétit kandi nari kurya Gogo baravuga ngo merci ngaho ntukuri ntabyo narinze ntabyo narinze niko barasubiza ngo merci ni ururimi rw'igifaransa noneho iyo umuntu muri gusangira uramubwira uti merci beaucoup bon appétit aussi ako gasubiremo bon appétit ubwo umuntu aba akwifurije ngo muryoherwe akubwiye ngo muryoherwe nawe ukamusubiza ngo merci beaucoup yego cyangwa bon appétit aussi niba mwese muri kurya bon appétit aussi ngaho niko Gogo ese ubundi bibiryo uri kurya ubushize twaraganira urambwira ngo manager yakubeshye ngo kuzakugura ya nyama wikundira sibyo ariko ubundi nza kumenya ko ngukunda inkoko uko wabibwiwe n'iki cyagiye warambwiye uti akanyama k'inkoko karyoha kubi ubundi nyamukunda ya mbere ni ingurube ndabizi sibyo nayo araryoha uheruka ryari ni kera se navuga ngo nubu ni kera cyane mwese kutarya inyama kutarya inkoko kurya umuceri gusa byose birandyohera nayo ndaza kwiga niko cyagogo ni ukuvuga ngo abantu benshi nawe ikubwiye ko bari bagukumbuye ahubwo se ugira ngo ariko fata n'akaguru fata ko kaguru k'inkoko buretse gatoya ngo ufashe mikoro no kugira ngo nifotoze nkafite bon appétit basubiza gute se ubwo rega tuba tugomba kwigisha abantu bamwe tuvuga ngo merci beaucoup voilà ndakwemeye oya ngo nukugira arakana uvuze ngo nukugira ngo wifotoze ugafite kandi hoya ntago ari kugira wifotoze ugafite ahubwo se ugomba kukarya karye sheri irire byose rwose ahubwo nuko muri bimparire ngenyene mwebwe se oya natwe turarya kandi ibiryo bihari humura rwose wigira ikibazo Gogo wigira ikibazo navugaga nti ibyo ari byo byose abantu batagira ngo koko wifotoreza ku biryo utanabiriye irire abiri cyane ndabizi ndabiga ariko namwe ntabwo ibindi humura wigira ikibazo mugiye kurya ibindi ngaho ibi ni ibyawe ese bimara namwe mwabimfasha namwe mwabimfasha oya humura aha ngira ngo indirimbo ya Gogo yakoze amateka abo bita the Kiffness cyangwa se ni team nini y'umugabo ukomoka muri South Africa ariko by'umwihariko akora amakava agira n'ibitaramo byinshi cyane abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza yasubiyemo indirimbo Blood of Jesus ariko ayikora mu buryo bwa Gogo n'ubundi ati every day I need blood of Jesus ni Gogo Glorious rero turi kumwe indirimbo tugiye kuganiraho ndagira ngo umbwire ubundi byagenze gute kugira ngo iriya ndirimbo yawe isohoke naricaye mu rugo bundi nari nkiri n'umunyeshuri nkiga ubundi ni mu buzima busanzwe mu mibereho yanjye najyaga ngerageza gukora umurimo w'Imana nkaba nabasha no guhimba n'indirimbo
nkazigisha na bagenzi banjye ku murimo w'Imana. Ubwo nibwo naje kwicara ndatekereza ariko ubundi niko Imana ijya ibimfashamo nanjye nkahimba n'indirimbo. Nta kuntu nareba n'amagambo yo mu zindi ndimi nkaba nahimbamo wenda n'ikorasi, nkaba nagifata n'umunsi nkajya kuyiririmba n'imbere ya mwarimu nkaririmbira amanota, n'ubundi munsi nayakuramo. Ubwo sindi ukuntu nicaye gutyo rero ayo magambo nyatekerezaho, ntekereza n'ikintu asobanuye. Ubwo genda niyumvamo iyo njyana mbega y'ikorasi ndayihimba. Ubwo ngubwo nibwo naje kugira amahirwe bimviramo iyo korasi mujya mwumva rero. Nyihimba gutyo nyihanga gutyo bikomerezaho gutyo, nibwo naje gukomeza kugira n'andi mahirwe. Imana igenda inyoherereza n'abandi bavandimwe bandusha n'izindi ndimi ubundi bwenge mbega b'abahanzi, nibwo baje kunyigisha amagambo mu zindi ndimi nanone. Ubwo rero bikomereza ko no guhimbaho n'izindi ndimi gutyo bizamuka gutyo. Indirimbo rero ikomeza kwamamara gutyo rero gutyo. Icy'ingenzi ni uko nabasha kumenya indimi ubundi, nicyo kiba kigoranye. Naho ubundi ubungubu mu byo guhanga mu guhimba indirimbo, naho ubundi ubwo ngubwo Imana n'impano yanjye yamajije kumpa icyo kimenyetso. Ubuhanzi studio mwagiyemo kuyikora, ngira ngo wari umaze gusohora indirimbo bita Uwiteka, niyo ya mbere yagiye kuri YouTube channel yawe ya Gogo Glorious Official, ngira ngo ariko nanone Blood of Jesus yagiyeho cyangwa siri kuri YouTube. Abantu banagufashe bayirebe cyane, bakomeze bayirebe, ariko by'umwihariko hari inzira uba waranyuze mu nzira za studio, kujya muri studio, gukora video, gushutinga amashusho. Byari byifashe gute gukora audio kujya tuze kwinjira muri video nyuma? Byari mbereye byiza nabyo, aho nawe nubwo byangombye no kundushya nyine bimvuna nyine, kugira ngo n'imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Twabinyujije muri ubwo buryo nyine, abantu bakagenda banyoboka nyine bamfana gutyo bakunda impano zanjye, bituma rero zamamara nta kundi. Ibyo byaranshimishije rero, binyereka ko n'ubundi hari umumaro, n'ubundi hari umusaruro bivamo, ntaruhira ubusa, hari ababyishimira. Ibyo bituma rero ntacika intege rero no muri uwo murimo. Ariko studio hari utuntu tuba twarakuruhije uri codinga amajwi. Iriya ndirimbo yawe irimo indimi zirenze ebyiri, harimo Ikinyarwanda sibyo, harimo Icyongereza, ikindi kirimo ikimo ni ikihe? N'igifaransa, Nikigande ntacyo kigiye kirimo, Igiswahili ntacyo kirimo. Tujya kwiganira ku magambo y'indirimbo yawe sibyo? Ubwo abantu bakomeza bayireba, igitero cya mbere kimeze gute rero? Ni mwana yicuranga niko badufata babafata kubera ko indirimbo ni ya Gogo, wibeshye ukayikina biba ari ikindi kibazo. Kwiki ntiwayishyiramo bikanze ndebe every day I need you Jesus
ngo mbiteke kininge mu mutwe numve ko birimo neza niyo naba mpumumirije nabiririmba yego ariko uzigagira utuntu tw'udukoryo twinshi ngo biteke ininge ari ibyo ntari nafata mu mutwe nk'ibyanjye usigagira utuntu turyoshye imena rimwe uti mbitekinike ntabwo rakanuvuze ngo mbitekinge mbitekinge mu mutwe cyangwa ntabwo nari nabifata byose mu mutwe neza ngombwira utuntu ugiye wibukamo Every day I am the brody of Jesus. Every day I am the brody of Jesus. Because he is a good, because he is a good. Every day I am the brody of Jesus. Every day I am the brody of Jesus. Every day I am the brody of Jesus. Because he is a good, because he is a good. Every day I am the brody of Jesus. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Parece que c'est bon, parece que c'est bon. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. Parece que c'est bon, parece que c'est bon. Chaque jour, j'ai besoin de ça de Jésus. ako ni agafaransa ukubisemo uti chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Parece que c'est bon, parece que c'est bon. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Gogo abantu benshi rero bajya banyiyama ngo ngende kubanze wirire Gogo banze ufungure dukomeze ikiganiro Gogo ndakubohoye banze ufungure rwose nukuri ariko kutanywa n'agafanta niko reka rwose ngira ngo manager turi kumwe numwe mu bantu bagucungera buri munsi ariko nanone reka tukureke banze ufungure turakora ikiganiro nyuma ni Gogo Glorious tugeze muri session yo kurya abanza afungure mu kanya rwose turagaruka tuganira nawe mu minota isigaye Gogo bon appétit namwe ariko ntabwo ari ngengenye basubiza gute merci merci beaucoup bon appétit rwose turagaruka mu kanya Gogo Glorious amaze gufungura nkuko abakunzi bacu mwabinsabye sinzongera kumukoresha ibiganiro ari gufungura rwose nzajya mureka abanza afungure nasoza tubone gukomeza ikiganiro Gogo ndongenda kwakiriye murakoze
kutwishimira agufasha mikro uyu munsi murakoze kutwishimira murabe tugaragarije rwose mutwakiriye neza no mu bikorwa ya nkoko yari imeze ite yaha mwari mwatwiteguye ariko abantu ngo baba bifuza ko hari nagiye mbona comment ngo Gogo ngo urumanzi mwizanga ariko ngo ntagakunde inyama ngo y'ingurube ngo agiye yiriranga inkoko niyo mpamvu nakuzaniye inkoko kubera iki sinzi numvaga ntacyo bitwaye cyane ibyo abantu baba barahisemo ariko by'umwihariko nawe ufite amahitamo yawe najyaga numva nge ntacyo bitwaye ngewe kwirira akaguru harimo n'ikinure kiba kirenze ugaheruka ryarize hashize igihe se navuga ngo nubu ntabwo nibuka ariko ikintu nkundira manager ngo yakurwanyeho ngo mu minsi mikuru ntako atageze da ariko ikibazo cye ntago akugurira ingurube nk'uko yabikubwiye oya burya icyo wanga nawe ntiwakifuriza uzukunda ubwo niba rero nawe atajya abigeraho ntabwo yari bubinyakirize nanone atabigeraho none twari turi kuganira ku ndirimbo yawe nshyashya ni promotion n'ubundi watangiye ariko by'umwihariko wari uturirimbiye ko toujours hariya wakaririmbye guteka kandi k'igifaransa urudovu Jesus yagiye mu gifaransa mba ndirimba ubwo simba ndi ngo ururimi nuru ndumva warabimenye ubindusha niko ngaho rero twari tugeze ubu ugiye kugatangira aka karirimbo ntago abantu benshi bari bamenya ko kageze kuri YouTube icyo ngiye kugusaba katuririmbire ubundi uce mu muri make pe ndabona amasaha akuze ese Gogo ubundi ugiye gukora iki ngiye gukora iki ntagira ngo uravuze ngo amasaha akuze ngira ngo wenda hari ibindi bintu ugiye gukora iki mu rugo bitewe nuko hari n'urugendo nanone bisaba kuvuga ngo umuntu agende hakiri kare niyo umuntu ajya mu rugo rw'undi agenda kare kandi ntabwo ari iwanjye rero ngo ngende isaha nshakiye ukitahira kare Gogo umunsi wawe upanze gute mbere yo kuturimbira indirimbo umunsi wa Gogo ubupanze ute ese uba wapanze gukora iki ku munsi urabyutse Gogo mu gitondo Imana irakinguye harabonye uricuye gahunda zawe ziba zipanze gute ku munsi gereranya utunyuriremo ubwo kingenze nuko mbanza nkabishimira Imana nyine iba yandinze ubundi nkanayirageza ngo ipfashe kubw'uwo munsi yanyongereye mbega ibyo nshoboza mbega ntange mbikore nkoreshejwe nayo nyobowe nawe navuga ngo ndakora ibi n'ibi nshobora kubipanga nanone ugasanga ubushobozi burabuze ariko iyo upanze mu gitondo urabyuka ugahita ushima Imana ukayishimira ko ikurinze ariko ugira utundi turi mukora mbere utaraba umusitari wajyaga kuvoma wigeze kubimbwiraho sibyo ubu rero biba bipanze gute wabera umusitari ntibivuze yuko n'ubundi amazi yabora mpari ndaho ngaho reka n'ubundi nabwo nabikoraga uheruka kuvoma ryari Gogo ngwishi naha mvugeze ngo nubu nta gihe amazi aba adakenewe no mu rugo ubwo rero ntago kitwara uko nishakiye ngo mvuye ngo ntabyo ngomba gukora ntibindeba reka uribuka umunsi uheruka ku mugezi kuvoma n'ejo navuyeyo ejo waravomye n'ejo naravomye nese Gogo iyo uri kwiriba cyangwa ujya kuvoma bigenda bite bigenda bite
nyine abantu bakwakira gute nka Gogo umusitari kuri YouTube urazwi, TikTok n'andi atandukanye, bakira gute kubona umusitari yaje kuvoma? bamfashe uko bishakiye sinavuga ngo nabatesha igihe cyabo, ubwo se nabampa gusanze maze ukampa uwo mwanya wawe ngo abari ngewe ubanza kuvoma. Yewe ibyo byubahiro nabyo nari nageraho. Niko ubwo ibyubahiro nk'ibyo nurabigeraho ubuvugishije ukuri, ni nawo mpamvu ngukunda. Jewe nemera ko uca bugufi, ntago wirata ibyo ufite kugira ngo ugende ubikuza bibe ibindi bintu. So Gogo ku mugezi, nta muntu urakubwira uti Gogo ntukajya uvoma, umaze kuba umusitari? Yabimbwira se bwo nabyanga nabireka se none niba narageze muri urwo rwego sinajyaga se ubwo se sinkiga. Ubwo bivuze yuko ari ngombwa ngo nanjye nkunde niyemere nishyire hejuru se bitume nanone ntabana neza n'abandi. Reka ni ngombwa niba n'Imana ishimye ko ugomba guhindurirwa n'ubundi amateka, si ngombwa nawe ngo bigutere kwiyemera ngo uzajye wirata uko wishakiye nawe. Areka ugomba urugero ugezemo ugomba kurubanamo neza n'abandi. Birumvikana ko ubana n'abandi nubwo uri umusitari, ugerageza kwisanisha n'abandi cyane, ariko nanone ngewe kukwibariza by'umwihariko, ubundi niki ukimara gusohora indirimbo ya mbere ijya kuri YouTube cyangwa umaze gukora ibiganiro umaze kuba umustar, niki kintu wumvise ukavuga uti iki kintu sinagikora? Numvise ko kuvoma rwose nibisanzwe ujyayo, ariko by'umwihariko niki kintu utajya uvuga uti kabisa sinshobora wenda kuba nava hano ngo ngende n'ibirenge ngere ku muhanda, cyangwa se ushobora kuvuga uti sinakwicara mu ruhame niki kintu wowe ukimara kuba umustar ubonye umenyekanye wavuze uti iki kintu sinzongera kugikora? Ubundi tugomba kwirinda ibintu by'ibyaha, ibikorwa bituganisha ku cyaha, ibyo tukabyirinda kuko n'ubundi n'Imana yanga ibyaha burya, n'ibyo ugomba kubyirengagiza rero. Ariko numvise ngo abasitari mugira ibyaha byinshi. Ibyaha byinshi simvuze ngo ntabyo simbizi, ariko bitewe n'uko tugendera no muri iyi si twambaye n'uyu mubiri, tuba dufashe n'ibihe rero mu rugamba nyine mu ntambara, ngo n'intungane bwira icumu ya karindwi. Ubwo rero ntiwabura rero kugira ntiwabura imitego uhura nayo ikaba yagucumuza imbere y'Imana, ariko ugomba no kugira n'agatekerezo ukabasha guca bugufi mu mutima wawe ubisabira imbabazi imbere y'Imana. Ni ikihe cyaha wakoze urumva ukakicuza uti iki cyaha nagikoreye iki? Kuko n'intungane ngo bwira icumu ya karindwi, ariko we by'umwihariko icyaha wakoze ukavuga uti Mana yanjye, mbese icyaha wumva cyagushavuje nawe ukababara cyane? Niyo urebye hari ubwo ucumura ni byinshi, n'inzira ni nyinshi ducumuriramo. Niyo urebye hari ubwo ucumura, niyo utekereze hari ubwo ucumura, ni byinshi ducumuriramo rero. Ariko kureba ugacumura si cyo wicuza. Icyaha cya mbere uvuga uti iki cyaha rwose cyarambabaje no kugikora, mbese uhora uvuga uti iki cyaha nagikoreye iki? Kuko kureba ko tugacumura, hari n'igihe ureba imodoka y'undi muntu ukayifuza, hari n'igihe ureba inkweto y'undi ukayifuza ukavuga uti ariko ziriya rinete z'uriya muntu ni nziza. Ibyo byose ni ibyaha dukora, nibyo rwose, ariko hari icyaha noneho gifatika umuntu yicuza umunsi ku munsi. Waragikoze umunsi umwe maze n'ikindi gihe ukakicuza utaragisubiriye.
Nacho nticyabura muri iyi si tugenderamo ntisakaye ntisakaye sinisakaye. Tunyuriremo rero mu karirimbo kawe gashyashya tunasoza kugira ngo abantu bumve igifaransa, bumve icyongereza, bumve igiswahili cyangwa ikigande, uburyo waririmbyemo indirimbo yawe. Unyuremo gakeya. uburyo nayiririmbyemo Everyday I need Burundi obugiza. ntibari bakayumva. Reka da ahubwo bajya kuri YouTube yawe witwa Gogo Glorious official. Ako kantu gasubiremo. Gogo Glorious official. Bakangurire kuza rero baze bakore subscribe banareba indirimbo yawe nshyashya. ubwo yongereye isubiremo. Akira na mikoro rwose. Yaha. Gogo yarushye. urakoze Imana ishobora byose, urakoze Imana twese uri mu ijuru, yagasana Imana ishobora byose, Imana yera amusumba byose. Twagushimiye gusa ako kanya keza, tugushimiye kugera neza kwawe no kurinda kwawe, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe dukunda, tugushimiye imbaraga zawe n'ubutware bwawe, tugushimiye kurinda kwawe no gukomera kwawe Mana. Turagushimira uburyo wagiye uturinda nyagasani data, ukaturindira muri iyi si yanduye ibigeragezo byinshi, sidasakaye nyagasani, intambara nyinshi, amakuba menshi, ni byinshi tuba twagiye turenga ku bwawe nyagasani Mana rusimusiga. Witeka nyir'ingabo uri umurinzi ukomeye uzi kurinda, ntujye usinzira ntujye urangara na gato nyagasani Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero urakiranuka, n'ibyo ukora nabyo ni ibyera. Akira imitima yacu heze n'ubugingo bwacu mbere na mbere nyagasani, twejesha amaraso y'umwana wawe w'ikinege, duhindure icyaremwe gisha imbere yawe nyagasani Mana. Urakoze nyirigira, urakoze nyirimpuhwe, ngwino ukomeze ubane natwe, gumye uturindire mu mbaraga zawe no mu butware bwawe nyagasani. Ubwo tubaye ducumbikishirije gahunda z'umurimo wawe twakoraga hano hantu, komeze ubane natwe nyagasani, dutandukane ku buryo bw'umubiri ariko ku buryo bw'umwuka dukomeze guhurira imbere yawe nyagasani Mana. Aba ari wowe uganza mu mitima yacu mbere na mbere nyagasani. Urakoze, ndatuje ntututse, ndacecetse ntucecetse, byose ubikorere kwiyubahisha hagati mu izina ry'umwana wawe ukunze ari we Yesu Kristo, mwami kandi umukiza wacu. Amen.